Turagarutse nanone bakunzi ba Top Kivu News. Yes, twakomeje kubona bwana Fisi amakuru yabaye kimomo noneho bavuga ngo afande Colonel Wiringoma yamaze ngo kwitaba Imana mu buryo buri official. Hanyuma rero mwabantu mwe ndagira ngo tubebwire ko hano kuri Top Kivu tuba tubazaniye itandukaniro nandi makuru yose mwagiye mubona. Twe ntago turava kwizima yuko uyu mugabo yaba yapfuye kuko ni muzima cyane. 5 ngewe na nubu ngubu hano kuri Top News Kivu turacyahamya neza ko uyu mugabo akiri muzima. Nanone twongeye turacyacukumbura ntago twirengagije ko turi kubona hirya no hino ku bitangazamakuru bimwe na bimwe cyane kuri YouTube ndetse n'ayandi matangazo ari kuza ya fake news byose turi kuyabona ari kugwisha hano hamwe yuko uyu mugabo yamaze kwitaba Imana. Ariko twebwe still now turacyakomeza gucukumbura ariko turacyashingiye ku bintu bibiri na nubu tutarabona. Ibyo bintu bibiri ni ibiherero bwana Pacifique. Icyambere kuba Alias Fref Kongo nta tangazo ryari ryagasoka rigaragaza neza ko umwe mu nkingi za mwamba AFC M23 yari ifite yaba yitabye Imana azize ibitero bya drone bya leta ya Kinshasa. Iryo tangazo ntago twari twakaribona bihanganisha abaturage ndetse nabo mu muryango we ntibirasoka. Nayo mwakomeje kujya mubona ni fake news ngira ngo twagiye tubibasobanurira. Amatangazo agiye yeditinze ngewe nabibonye ngende umuhanga kumureba ibintu byeditinze nanabajije na chat GPT nayo hose ndagenda amatangazo yose nagiye mbona areditinze byo kugira ngo abantu babone views ibiki nibiki. Yes, ni nako kandi twizera amakuru ari guturuka mu buyobozi bwa AFC M23 bavuga ko uyu mugabo ari no mu kazi rwose mu nshingano ze. Gusa nanone ariko ndi gukora amakuru harakantu kan challenge nzemo gatoya. Nabwo nanone ndi kwibaza nk'abantu mwe nimba uyu mugabo yaba yapfuye koko n'amakenga baba bajyanye kuko bari bari kumwe ntago bigeze basigana. Ntago uyu mugabo rero amakuru barajyananye kandi na nubu amakuru avuga ko na nijoro nubundi bari kumwe ndetse kandi mbega ni ibikorwa byari bibajyanye bombi. Rero kandi bari bari ahantu hamwe. Nanone rero ngewe nkongera nkavuga ko yuko nimba yaba yapfuye koko baba bajyanye. Hari amakuru ndi kugenda mbona nimba ariyo koko ariko yo ntago ndi kuyama ngo yakomeretse makenga abandi bakavuga ngo yahavuye. Gusa biracyari mwurujijo nta wamenye ibyo nibiri kuvugwa aho ngaho sindabimenya neza ariko amakuru ngewe nkiri gushingiraho uyu mugabo aracyamuzwa gute. Rero ibitangazamakuru bikomeye nanone nabisuye byose ubu akanya ndi kuvuga mbivuyemo kireka nimba bisohotse wenda mpagaza kuri mikoro na nubu ntago barerekana yuko uyu mugabo yapfuye ntabo ntibarabitangaza. Wenda nk'urugero rwa hano hafi twagiye tubona kenshi mama rwa Gasabo akunda kuvugana n'abari abantu niwe muntu wa mbere tuzi neza ko abafite amakuru yizewe hariya muri Kongo nta kintu aravuga kugeza na nubu nta kintu aravuga. Nanone kandi BBC yasohoye yavuze kuri iki kintu. BBC si tuyizi twese none ikirenze kuri BBC nimwe mu bitangazamakuru biba hafi cyane leta Kinshasa. Yego bavuze yuko bahamagaye M23 ntiyagira ikibabwira bongera bahamagara Kinshasa basubiza iki Kongo babasubiza ko ntago bigeze babasha kuvugana kwanza babasubije ko nta makuru ahagije babifiteho. Bivuze ngo rero mujye kuri BBC murebe Kinshasa byanga bikunde ntago iki kintu bari kubura kutagira gute kukitangaza cyangwa kukibyina. Sinzi niba Patrick Muyaya ubu bagize gute baba bishimye mbese ubu tuvugana no mu Burundi ibintu babyabaye umunezero. Ariko rero amakuru yo kwizerwa tubazaniye ibi rero bivuze iki rero bwana Pacifique bivuze ko nimba BBC yahamagaye Kinshasa bakanga kugira icyo bavuga urumva nuko batazi neza ko yaba yapfuye sibyo nta makuru bafite nabo nta kintu bazi. Gusa ibitero byo babigabye ariko babigabye ejo muri iriya fame hariya uriya Innocent yororera inka. Ikindi nanone nge nshingiraho ko bari bagiye makenga na Wiringoma bari bagiye muri iriya fame kureba Innocent
Inosa nawe nk'umuntu wari uzi yuko Makenga ari buhaze n'uyu Wiringoma yari kwakira abashyitsi urumva yakakwiye kuba hari ariko nta makuru namwe ni wa muntu numwe ndi kumva avuga ko Inosa yaba yapfuye cyangwa se yaba yarahari cyangwa adahari mwabana umwe mubigenzure namwe murakurikira amakuru. Hanyuma ahanga ibintu nibibiri hano kuri Top Kivu News nkuko twabasezeranyije ko tuzajya tubahereza amakuru ahanini yiganjemo ay'ukuri gusa nta kinyoma tuzigera tubazanira. Impamvu rero turi gushingira kuri amakuru nabonye n'ibitangazamakuru twitaka ko bikomeye nabyo byatangaje ayo makuru ariko twebwe twirinze kubitangaza bitewe n'impamvu zigeze kuri ebyiri tumaze kubasobanurira. Hanga rero ikintu gihari ni iki ngiki kuko afande Wiringoma na Sultan Makenga bamanukanye icyarimwe berekeza mu Rubaya ahari hari kubera imirwano nyuma y'uko igisirikare cyabo cyagabwe bitero bikomeye cyane kigatinya cyarangiza kigakora reprise strategique bagasubira inyuma bihuta kugira ngo bataza ko basiga ubuzima bitewe n'ibitero bya drone ndetse n'ibyo ku butaka bya sharing byari biri kugenda bibaho. Noneho rero ahangaha Sultan Makenga yajyanye na Wiringoma mu rwego rwo kugira ngo batere ingabo mu bitugu abasirikare bari ku rugamba ndetse banohereza banadeployinga abandi basirikare bashyashya bari bagiye kurwana rura rugamba nkuko mubizi ahantu Makenga yageze ndetse na Wiringoma bageze rwose urugamba rwaho ruratsindwa aho kugira ngo rero barase aho kugira ngo aba bazarendo wenda batake batsinde ahubwo bakubiswe bahitamo kuvuga ko hari igitero cyabayeho cya drone saa 4 z'ijoro rwose ariko byavuzwe bwana Fisi izi drone ngo zazamutse zirasa kunzu ngo yari ya afande Wiringo yari afande wo bita Gaceri ngo niyo bari barimo ngahantu ku musozi uyano hari cyangwa n'Inosa nirungo n'inzu ya Gaceri niko nakombe inzu bari kuvuga zarashwe n'inzu ziri mu ifamu ya Inosa ariko ngo hari Colonel Inosa wa M23 ndabara indi abangaba bivugwa ko barasiwemo ngo yari inzu aho iyo ngiyo yarashwe mbere gato yuko Colonel Wiringoma araswa habanje kuraswa iyo famu n'uwo mugabo bivugwa ko yarashwe noneho uyu mugabo rero Wiringoma we bikekwa ko yarasiwe mu yindi nzu bikekwa ko barasiwe mu yindi nzu yari rano ngo ku musozi hejuru noneho rero andi makuru navuga yuko ngo yarasiwe hehe aho muri iyo famu ibyo rero ni twebwe amakuru twakuruye rero twabashe kubona nuko iyo nzu yarashwe mbere gatoya yuko iyo ayo bari barimo na ba Wiringoma iraswa yabanje kuraswa mbere ndetse n'izo famu zirangizwa kuko ibi ngibi byakozwe na Wazarendo ntabwo byibuka ko nabivuzeho mu rwego rwo kwereka uriya mugabo yuko ngo bafite ubushobozi bwo kuba bamwica ngo mu gihe adakweho buriya bwirinzi bwo gutuma kuko byabaye ku manywa byari byabaye ku manywa none ntiyahise haraswa nyine n'inzu yiwe byose n'ibyangirikiye ngayo ngoko rero nanone kandi ikindi ndi kwibaza hano bwana Pacifique nawe umbwire namwe muduteze amatwi mutubwire muri comment zirafunguye mutubwire muri comment ariko kandi bwana Finzi mbere ko tujya mu bintu byinshi mwibuke murebe muri comment liki ya mbere ipininze muri comment ya group ya WhatsApp byarangiye mu joining ni yacu rero reka babwire mubitekerezeho neza mutubwire umuntu wasohoye amakuru yuko Wiringoma yapfuye ntasora amakuru yabo bari kumwe bandi asore n'umubare bangaye we bamubonye yapfuye abandi ntibababona ngo bababare Wiringoma atajya agenda wenyine ko bidashoboka ari kumwe n'abandi bayobozi wenda ari kumwe n'aba escort ese Wiringoma agira aba escort kereka niba bamuroze byanga bikunda aho yarari kumwe n'abandi bantu abo bantu kugezana n'ubusinda abona n'umuntu numwe uvuga ngo numubare byibura 2 3 4 ikindi cya kabiri bwana Fisi tubabwire mureke gukuka umutima abantu nakomeje kugenda mbona cyane cyane aho tubana muri groupe mwagize ubwoba bukomeye cyane mwihangane kabone niyo yapfa Makenga niwe yigeze kuvuga ngo niyo twapfa hagasigara umuntu umwe gusa turabizi neza cyane kazarurwana akagera Kinshasa ndetse na makanika musubire mu mbwirwa ruwa mwezi we zose yagiye akoresha avuga muraza gusanga amagambo bakomeza umutima Wiringoma rero biravugwa ntago ari amakuru yori official kuko intare zasaramwe ntiziratangaza mwikuka umutima mube hafi Top Kivu mukanda subscribe mukanda like rwose turahari turajya tubahereza amakuru akarukuka ikindi nge navuga ahangaha yakumva cyane ahantu harimo ikibazo gikomeye cyane hano harimo ikibazo gikomeye cyane propaganda ubundi ya Kinshasa ibi ni Kinshasa bashoboye kuba babikoze kugira ngo bahabura abasirikare n'ibiki byose kugira ngo bagire gute ikindi Rubaya ntiranafatwa noneho n'ikirenzeho imuvuye turayafasha utundi duce dushyashya muri biriya duce bari bafite bafasha utundi duce none se urwo rugamba rwarwanye nande yiza kuba inkuru
iri official koko yapfuye ntago M23 yari bufate tuno duce icyo ni icyambere nta nubwo M23 Sud Kivu yari bukubitira abasirikare ba FARDC wezero barombwire nanone turacyari kuzana facts zishoboka zose ziri kugenda ziza ndazibuka neza nuko noneho ntazanye ariko ndazifite n'ubu turazifite mu mutwe twagerageza Makenga ngo yari yahavuye ko bavuga ko yari yahavuye ndetse na Makenga ntabwo bari kumugarukaho kandi bari ntabwo bari kumugarukaho cyane ese Makenga we yari yahavuye birashoboka ko urumva yagiye hehewe ahubwo mwe makuru nabonye muri bibara abantu bakoze amakuru bavuze ngo Wiringoma yapfuye ngo Makenga ngararokoka yarokotse ntiyanakomereka ahubwo baharashe na drone harokoka umuntu harokoka umuntu waguye wari uri mu kibazo cyabonetse abandi bari kuvuga ngo ntiyarahari none se umuntu yarokoka gute atinjiye mu modoka wenda ngo akora accident abarimo ari no numvise atangaza avuga ngo Wiringoma ubundi ngo yaba yarapfiriye ngo ku cyambu cya Karundo ngo yaba ubundi hari n'abavuze yuko Wiringoma ngo yarasiwe ku cyambu cya Karundo ngo ajyanwa kuvuzwa ngo yari yarashwe mu buryo bukomeye cyane ngo amaze iminsi ngo burero yitabye Imana no munsi ngo yitabye ngo Imana ngo uyu munsi niba mwakurikiye ngo yitabye Imana uyu munsi ngo ntiyabonetse ngo ntiyagaragaye ku mirwano ya Kavumu ntiyyagaragaye mu mirwano ya none se ahantu hose agomba kujyayo imirwano iri kubera hano muri bino bice bya za Kavumu ni muri Karehe hano muri Kabare muri teritwari ya Kabare yego aho hose ngo ntiyagaragaye ngo rero ngo bari bamurwaje ngo akivurwa ibyo bintu ngo nanone ngo yapfuye ese ubundi reka mbahereza urugero rufatika da abantu mwese mwakutse umutima n'ubwa mbere mwumvise bavuga ngo afande Colonel Wiringoma yapfuye ese n'ubwa mbere bamubitse n'ubwa kabiri se ubuse bwaba ari ubwa gatatu n'ubwa keshi gashoboka so n'ubu tuvugana rero bamubitse napfe baranaza no kumushyingura nibamara kumushyingura arongera azuke bongera bavuge ngo u Rwanda rukorana na Diamond kubera iki bakunda kurushinza barongera bavuge ngo ne amadayimoni ngo y'u Rwanda yabikoze iko bahita bakomeza bavuga buriya Kinshasa niko bari buvuge nibongera kumubona ubwo ndabari gihe baza kuba bamaze kumwica bamushyinguye nibajya kubona babona arimo aratweetinga kuri Twitter arimo updating abantu yababwira ati yemeze neza cyane ubwa mbere byigeze no kuba barabitangaza abana namushyingura nano bamushyingobera havuga barangije bagiye kubona babona bayeho so n'ubu tuvugana rero ntibyagutungura umubonye ndimo ndasaba Imana yo mu ijuru imfashe uyu mugabo bari muzima haleluya naho ubundi araza kubaho uko byagenda uko ariko kose hanyuma kandi bakunzi bacu igihari nuko araza kubaho yego nicyo twizeye ni nawo makuru dufite dukurikije ibimenyetso byose tubona hanyuma rero bwana Fisi tujye mu yandi makuru nubwo bimeze gutyo ngo bari gukubita n'ubundi abasirikare b'M23 bari gusya batanzitse yego n'ubundi ngo bakubise batababarira M23 n'ubundi hariya muri Rubaya ibice bigeze kuri binga ngo bya Kasenyi niyo ndi kwibuka neza na Katoyi n'akandi gace kamwe niba kitwa Muramba badufashe twose tukaba ari uduce twari turimo FARDC ayiwana bari bakamejeje ariko Katoyi bayifashe ku burangare bw'abasirikare b'intare iyi Katoyi ariko sinabarenganya bitewe na drone yazamutse ubundi haraje arasa drone itisubirayo bahita bagenga ibitwaro hakurya muri za Warikare ewana barahashumika ku buryo bahita bashyira ibitwaro za Warikare barangije barasheringa ku buryo bukaze birangira M23 witwikuyemo reka nkubwire nta n'urugamba nyine ariko bibaho nyine mu rugamba ko bamwe batsinda abantu gasubira inyuma bikongera bikagaruka gutya na gutya rero wa muntu we twirengagize ko ne mu 23 hari ibyikorera abarundi bikabababaza n'abatanzania na za ntuze rero nabo hari igihe kagomba gucamo nabo kakabagiraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakubiswe ikindi cya kabiri ikintu tukwiye kubamenyesha mwibuke ko Rubaya harimo izindi mbaraga zitazwi kugeza ubu zitarasobanuka izi mbaraga zikaze kuko ntago abazarendo dusanzwe tubazi barwana uku harimo izindi mbaraga ikindi cya kabiri amakuru nakuruye dore abantu bari kurwana hara muri Rubaya harimo FARDC yego Wazalendo South Africa yego Angola na Tanzania na Wazalendo FDLR
n'abafaransa. Iyo abo bantu murabumvise bose, abo bose nibo boko bakije umuriro ku ntare za Sarambwe. Noneho amakuru nakuruye ntago ari byo bice gusa, bongeye kwataka hitwa Nyabyondo ko barashaka kuzamukanira rimwe na za Mutaho bahita bakuramo Masisi. Yose Masisi yose barashaka kuyivamo nibyo bari gushaka. Bari gushaka kuyikuramo kuko hano za Pinga batangiye kwataka ku buryo bukaze cyane no muri za Warikari. Ariko M23 nayo yamenye ubwenge ishyiraho ibintu by'ibikuta nayo itangira kubarasa ku buryo bukaze. Ubu tuvugana kwa Alisiyo yoyo ntago iri gushaka ko M23 iguma Masisi na Warikari. Sasa barashaka kubakuramo. Ikindi kintu gihari, aba banyagwa ba Kinshasa bafite gahunda idasanzwe cyane mbikana, bamaze guplaninga ariko amakuru yabo twamaze kuyamenya. M23 ntiyaburaneho kubitamenye kuko twebwe nimba twayamenye direct nabo baba bayamenye. Aya n'amakuru yaturutse mu butasi bwa Kinshasa yagiye hanze, bariya baravuga tukamenya. Noneho rero amakuru aragira ati bagomba gukora ibishoboka byose ibi birombe bya Rubaya bakabihereza Trump, kuko Trump yababwiye uko ngo bagomba kumwereka ko ibirombe bitekanye nta kibazo kibirimo. Noneho rero ikintu kirimo ni iki, ngo bafite gahunda zo gutera ahantu henshi hashoboka icyarimwe hageze muri 5 niba atari 4 ni 5. Gahunda bafite no gutuma M23 idahumeka. Reka turebe ngo icyarimwe oya ni icyarimwe siko bamaze no kubikora. Goma ho ntibaratangira. Bukavu, Kavumu birimo, kibuga cy'indege Poezero birahari, Prene Doruzizi hose birahari. Ubwo hubwo giye ahantu numva hingenzi hambere hakaze hingenzi hagira icyo hahungabanya ahantu hambere ni Rubaya bari nano za Masisi centre, aha kabiri ni Bukavu, aha gatatu ni Goma. Ahandi hose biroroshye kuba bahambura M23 kuko aho ngaho niho hingenzi, ahandi hose biroroshye. Goma biroroshye kuyibambura. Oya ndavukubwiye ngo aho niho hantu hambere hingenzi haba baze M23 ndetse byanabagora kubakuramo. Ahandi hose biroroshye havuyemo aho tuvuze bari bwataki. Hariya hose ahantu bavuze harakomeye mwana, niho hakomeye. Niyo mpamvu nabo bari kubiplanning. Hariya rero kugira ngo bashoshana aho bizabasaba igihe bizabasaba imyaka. Bizabasaba imyaka kabisa. Gusa Imana idufashe. Ariko bwana Fisi tumenamenyesha abakunzi bacu ntare za Sarambwe sinzi nigeze kare kubisa no bikomozaho. Nubundi gihe mfite amakuru ko ari igitero giteganyijwe cyakasa mutwano muri Goma. None se ubundi sibyo ndi kukubwira, hapanze Goma bayipanze noneho babitagatinze ku buryo kibagiye no kubishyira mu bikorwa. Numvise amakuru avuga ko hari drone shyashya ngo ziguruka mu kirere cyo hejuru zishobora kuza hano muri Goma kuza kuririmura. Amakuru yandi nanjye ari kungeraho nuko hari drone zindi zakasa mutwe zitarigera zigaragara hano muri uru rugamba zigiye kuza gukoreshwa kure mu 23. Izi drone rero ngewe ndi gukurura amakuru ngasanga ni drone zigiye guturuka kwa Trump. Kandi zino drone zikaba zije gusupportinga abasirikare basanzwe bari mu mashyamba ya za Parike Nationale ya Virunga ndetse nano mu kirunga cya Nyiragongo. Izi drone ntago ari za zindi zakorewe muri Turkiya, mu Bushinwa, no mu Burusiya, no mu Bubiligi. Mu Burusiya ntago barazana igikoresho cyabo. Mu Burusiya nta gikoresho cyabo barahakura na kimwe. Noneho rero hako ngo rashango yaranakennye kubera intambara di. Putin ngo yakennye ndakurahiye. Intambara ngitangiye kumumaraho ibice. Na tu video ujye ubona turimo Putin, Trump. Ariko utwo tuvido twose yo ntubonye mbona ukuntu bari kuzamuri Putin mbona bari bashyize hejuru uri gutwika. Mwami wa muntu uze w'umuntu uze muri Irani. Undi wa Iran niwe njya mbona bagaragaza ko ari nkaho usa nkaho barenze cyangwa Kim Jong Un uriya wo muri ntuze sinumwa muri Korea ya ruguru muri Korea uriya niwe bajya bazana aho urusasu ruza rurya byose. Rero twari turi kuvuga ko turi kuvuga nyine ku buryo ki intwaro ziri kuva za Amerika. Izi drone ntabwo bihuye, drone niziramuka ziturutse kwa Trump mari ishobora byose nduru ziravuga. Ino birahindura isura, birahindura isura ahubwo ikintu nibiziramuka zije ikintu kiri buze kubaho niki
ha shaba amakenga ne bashake bahite ko bagendana ba Colonel Nanga bahite bagenda bavuge ngo bahite batega igihuse berekeze hehe muri US bagenda babwire Trump bamubwira ati ko bimeze ibi birombe byose turabiguhaye we bifati twihorere twe ntago twebwe twadushaka kumvikana n'abantu bose kandi barabimuhaye yego noneho rero ikindi twebwe icyo dushaka ahubwo nibindi utarabona nabyo turabikuzanye bose ati nushaka ko nguyijyane uyishyira hano mu gikaro ugenda wibete nibindi ahubwo dutera inkunga nabyo nabiriya byawe ari kare tubiguhereze ariko dukomeze twigirire umutekano wacu kuko buriya leta zunze ubumwe za Amerika zirakaze monshere ami barakaze ariko barakaze kandi baje muri rwa rugamba ariko reka nkubwire bwana Fisi nubwo mva ngo barakaze ujye wibuka ko nabo barapfa ariko mwana baramutse baje hariya baje mu ruga ntago bamarakara usibye zino drone zibatabara ubundi muvetura bari kuzayitsinda ubundi uretse zino drone yuzi ngo bagiye mu masasu hasi ubundi na Kisekedi baba baramukuye ubundi muvetura akifite amafaranga yaguze ibidorone nayo ikaba baguze ibidorone koko ubundi koko ko mufite amafaranga mwaguze drone ushobora kuza kutwumva Colonel Nanga ushobora kuza kutwumva nabe mwaguze amadrone mukabarasa biriya bibuye by'agaciro mukagenda mukabita nimushakamo cyangwa bihe namwe trap yego namwe mumwemere tureke guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi nk'ibyo byose so mubikore nk'uko wenda byagira icyo bifata bikagira icyo bitanga inama nimwe muzi uko mubikora byari ibitekerezo byacu ariko nyine ndibaza kubera iki mwaguma gupfa mubireba aho kugira ngo namwe mukore igikorwa basi niyo cyaba n'ibihuha nta nibyo dukeneye kumva ibyo bihuha kandi bikomeje kujya bivuga ngo abayobozi bapfuye ikindi mudukofurime vuba mutumenyeshe ibyabaye ibyanyabyo by'ukuri mutangaza itangazo sibyo nabyo nibyo ari niba ko kari ibihuha nabwo mubitangaze mushyire hanze itangazo mubivuge niba ari ukuri nabwo mubimenyesha abantu bamenya aho bahagaze kuko ubu ngubu abantu bari mu rujijo ariko pasi n'ubundi twongere tugaruke inyuma ko twahereye kuva mu gitondo twumva ibi byose twebwe turakibere ku ruhande rwacu ntituraruvaho hari uriya mushuti wacu w'umukomediye tujya dukunda kubona tukisekera uwo nta wundi ari mwita Never aka Never alias Never bamwita Perezida Evariste Ndayishimiye alias Never perezida w'umukomediye wa mbere muri Afurika uziko nta makuru na make ndumva turukayo nabo bari gusereba hoyo ubu Never ntago ubundi yakabaye ari hamwe Never ubundi yakavuga ati kugira ngo mubyumve neza ati dufite imana hari ibanga twabahishe era mugabo ngazi gusenga ngo RDF ntituyitsinde ku mugaragaro ntitubakure niko yabari kuvuga niko yakabaye ari kuvuga reka mubwire ari agakende nyambona bamuhuza nako agakende nyambona bajya ingabo z'u Rwanda zirakomeye cyababwira icyo ufite sha umva uzuko nababa yabigarutseho abo babyanditse ariko bari kubivuga bwana Fisi Burundi bari kubivuga ko nge mba nabonye mu butegetsi nabonye na wa mugabo mbayahaga feri yambe kuriya seniki uriya seniki mbayahaga reka uriya mbayahaga nawe nta makuru abafite nawe n'umuturage w'umupasiteri byashobeye akabivamo bikamunanira iby'Imana akajya muri politiki abonye abaturage batari gutura neza akavuga ati buriya ninjya muri politiki nkajya tura n'urusengero aracyarufite buriya ari kuba make na Never nirwa sengera ari kuba make y'amaturo buriya nta wamenya sha perezida abahasengera yavuye ntatura nka miliyoni nk'icumi cyari rega Never afite ibuye mbese ko ngo ntafitemo igihugu nawe buriya aba yabivuze Never aba yabivuze ari kwitonda cyane kuko aba yaje ngivugira kwako n'impamvu Kinshasa itari kubitangaza iri kwanga kuzaseba mu gihe bongeye kumubona ahubwo buriya cya gitero bagabye buriya maneko wabo yari yabahaye amakuru yuko ariho baherereye niho baherereye noneho kwa bakaba bari bavuyemo noneho nabo wenda hari bakaba banze kwigaragaza ngo barebe Kinshasa ukuntu igiye guseba na Kinshasa nayo igategereza kavuga ati reka turebe yuko babitangaza cyangwa tukabona ikintu cyane 23 ikavuga ati wenda natwe reka tubareke bagume muri icyo kintu mu gihe bari guserebura ibyo byishimo bagume muri Dairema dukomeze turebe bakomeze nibabitangaza nibahubuka bakabivuga tuzatuvuga ati tubakubita umuriro basebe bahite babona kari bahite babona ibyo nibyo twakomeje kwanaliza kare tukireba ngo korera hanyuma rero Sud Kivu tunyarutsa tunanataha kwihuta cyane bamaze kuvuga ko kare ngo hafashwe
buryo uzi ko batigeze banasunutswa ibirenge babigerageje kugaba ibitero ariko bakubiswe izakabwana ewana barakiragira ngiye amakuru nkurura nahawe n'umuntu yambwiye ati ibi bintu nibatabyandika mu bitabo ngo bazabibwira ibisekuru byabo ngo aya mateka ntaga azibagirana kubera ko bakubiswe izakabwana uzi gutekereza ikintu kikangira kutaragikora c'est le problème cyakujya guteka kwa kundi umaze kwarura ngurye bigata bimeneka nk'aho cyangwa mubizi aho utari mu bitoragure ngo birye nibyo byabaye rero bakubiswe n'ubundi bakubiswe ivumbi riratumuka mwabantu ntago ariho gusa ntari hose ibintu by'ibaragasa n'ibida n'ibiki byose twabivuze twabivuze ariko muri uyu mugoroba hari andi makuru mashyashya asohotse avuga ngo iki amakuru mashyashya asohotse rero avuga ko twirwaneho batigeze bacibwa inkuru niyo propaganda iri intege niyo propaganda iri gutangazwa ari no mpamvu natwe twabwiye ngo mwicike intege nabonye nitangazo ryatwirwaneho ariko naryo ni edit riri fake riri rwose naribonye naryo ni edit abonye rira itangazo nyine so nabonye na Minembwe Kapita yabitangaje ariko munsi yaho uburyo kibabigiye babisobanura bigaragaza ko no mugabo ni mu gihirahiro ntago yapfuye ashobora ko yapfuye cyangwa ari muzima ni mu gihirahiro nta makuru y'ukuri ahari yo kwizerwa usibye hano kuri Top Kivu tubabwira ngo mugume mutegereje tuzabakofrimira niba yapfuye cyangwa ari muzima yego urwo nabo bazahita babibona reka cyane rwose Poezero twirwaneho yongeye gutungura igisirikare cy'u Burundi maze rababwira ati mwibuke ko iwanya ari mu Burundi hakurya iyo ngiyo angani muri Kongo iwacu twaravukiye turahakurira ibyo twakora byose biratureba ni ibyacu babarasheho ku buryo bukomeye cyane ro bwana Fisi bakaba se basubira muri defense zabo ubundi bari barenze umurongo utukura basa nabinjira mu bice by'intare za Sarambwe ndazabo rero zigiye kurara zibanyunguta nazo zishakire cyo kurya cy'umugoroba rega days ngayo ngukorero nacyo ni kiremwa cyaremwe n'Imana simbizi nacyo kirya yes ngayo ngukorero reka tubashimira tubifurize kugubwa neza umugoroba mwiza tubararikira andi makuru ku isaha y'isa 12 cyangwa se gutyo ni saa 2 saa moya n'igice gutyo twebwe no twatuzanye amakuru kuko tuba twamaze kuyakusanya tuba turi kuyakusanya tureba ni ibiki byaraye ntago twe duhita tuvuga saa 11 ngo tuyashiraho gutyo kuko tuba tuzi neza ko icyo gihe haba hari amakuru abayaduha bataragira gutereka reka ntago twe tujya dutanguranwa n'abantu mu gitondo ngo za views cyane oya twebwe akazi dufite no kubwira abantu kuri kwibihari niko kazi twahawe yego Imana ikomeze kubana namwe see you next day.